rero tugiye mu mwanya mwiza kugira ngo tuvuge ijambo ry'Imana. Yesu ashimwe. Twasomewe aho turi bwige, aho turi buganire. Ndashima Imana ko yaduhaye uyu mwanya, ndongera kwishima ko yongeye kumpa guhagarara imbere y'ubwoko bwayo, ni kubw'imbabazi zayo. Imana yacu ishimwe. Ntabwo tujya turambirwa kuyivuga, tuzayivuga, turayivuga ubu ngubu, tuzayivuga n'igihe cyose tuguma tuvuga ngo uruwera, 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 uruwera. Haleluya, amen. Niyo mpamvu kuvuga Imana bitaturambira, tuzayivuga kandi niyo kuvuga igihe cyose. Yesu ashimwe cyane. Hanyuma nibaza nta bashyitsi, ariko niba harimo abashyitsi, amazina ni Dafroze Kayitesi, umugenzi ujya mu ijuru. Ndasiganirwa gufata icyo Yesu yamfatiye, nk'uko twese turi gusiganwa. Imana iduhana umugisha. Tugiye gusoma rero aho twasomewe, ni Imigani ibice 3 umurongo wa 24 niho bavuga ngo rinda umutima wawe kuruta ibindi byose birindwa. Rinda umutima wawe kuruta ibindi byose birindwa, kuko ariho iby'ubugingo bikomokaho. Amen, amen. Aho ngaho turahasomeye, turahumvise. Rinda umutima wawe kuruta ibindi byose birindwa, kuko ariho iby'ubugingo bikomokaho. Amen. Dukomeze tujye muri Mariko ibice 7, umurongo ni uwa 20 kugera kuri 23. Mariko ibice 7 20 kugera kuri 23 aravuga ati iva mu muntu nibyo bimuhumanya, kuko mu mitima y'abantu havamo imigambi mibi, guheheta no gusambana, kwiba no kwica, kwifuza kubi no kugira nabi, uburiganya n'iby'isoni nke, ijisho ribi n'ibitutsi, ubwibone n'ubupfu. Ibyo bibi byose biva mu muntu nibyo bimuhumanya. Imana dutabare. Yesu ashimwe. Ndibaza ahangaha twumvise umutima. Bwa mbere twabwiye kurinda umutima, siko yemwe? Ariko ugiye mu muntu hari igice cyitwa umutima, sibyo? Wasanga ariho wabwiye kurindwa. Dukomeze twumve. Ahakurikiyeho muri Mariko haratubwiye ngo ibiva mu muntu nibyo bimuhumanya, guheheta, gusambana, iby'isoni nke n'ibindi byose by'ingeso mbi. Yesu ashimwe. Uracyari wa mutima wa wundi twumva ngo umutima w'umuntu kumwe badushyiraho igipimo, uko utera, uko amaraso agenda, nangwa ari ikindi gice tubwiwe. Reka tubigendemo neza, tugerageze gusobanukirwa, ariko dukurikije ibi uko Mariko avuze, ntabwo ari wa mutima utera usunika amaraso. Yesu ashimwe. Noneho umuntu agizwe n'ibice, benshi bakunda kuvuga 3, ariko ni 4, dimension enye. Hari igice cya mbere kibanza, iki tureba, ikibiri physical, yo tureba, waba munini, waba muto, waba muremure, waba mugufi, ariko ni umubiri. Yesu ashimwe. Buri wese urahara ufite ibyo bice byose ngiye kuvuga, buri wese arabifite. Icyo ni igice cya mbere. Igice cya kabiri ni igice cy'ubwenge. Ubwenge, brain, bizana n'ibitekerezo, sibyo? Intekerezo, ubwenge, icyo nacyo kiri mu gice kigize umuntu, kibifatika birebeka. Tubanje umubiri, tukagira ubwenge buzamo n'ibitekerezo. Igice cya gatatu ni umutima, uwo ngo wavuzwe. Kandi niba twavuze umubiri, ni ukuvuga ngo wa mutima
utera usunika amaraso uri muri cya gice cya mbere. Uyu mutima tuvuze ni uwuhe? Ni uw'amarangamutima. Amarangamutima arafatika, kandi niyo tubwiye ngo turinde, rinda umutima wawe. Si wa wundi usunika amaraso, ahubwo ni igice cyawe cy'amarangamutima. Igice cya kane ndaza kukivuga bwa nyuma, kuko nicyo gitegeka byose kandi kikabihesha kugenda mu murongo w'Imana ishaka. Yesu ashimwe. Amen. Ijambo rero ryatubwiye ngo rinda umutima wawe. Mu yandi magambo, rinda amarangamutima yawe. Uyarinde, 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 kuko iby'ubugingo byose niho bidudubiriza. Mariko we Yesu yarababwiye, barimo basigana ku byo kurya, arababwira ati ibyo umuntu arya si byo bimwanduza, kuko bikomeza inzira yabyo nk'ibyo kurya, bikinjira kandi ibisigaye mu mubiri bigakora, n'ibisohoka bikagira bite, bigaca inzira yabyo bigasohoka. Ariko ibiva mu muntu, biva muri wa mutima, iyo utawugenzuye, iyo utawurinze, nibyo bihumanya. Yesu ashimwe. Amen. Hanyuma muri uyu mutima bigenda bite mu marangamutima? Nabanje umubiri, njya mu ntekerezo n'ubwenge, ngaruka mu marangamutima. Ibi byose ubwenge butegeka umubiri, amarangamutima ategeka ubwenge, agategeka n'umubiri. Tubigendemo neza. Urugero rutoya, amarangamutima ni ikintu kidafatika. Tuvuge mbonye umuntu w'imbunda aturutse hariya kandi ndabona agiye kurasa, ndagira iki? Ubwoba, sibyo? Ubwoba burafatika, ariko mu marangamutima yanjye hahise hazamo iki? Ubwoba. Kandi ubwo bwoba bushobora gutegeka umubiri, ubwenge bushobora guhita butekereza, none ya marangamutima agahita atekereza, yazanye ubwoba agahita azana ubwira ubwonko ati iruka, ryama hasi se, nangwa se guma hamwe ntacyagutwara. Siko biri? Amarangamutima yanategeka ibyo bice. Noneho bigenda bite kugira ngo ubwirwe ngo urinde umutima wawe? Iby'ubugingo byose, gukora neza kwawe, kumvira Imana kwawe, kugendana n'Imana kwawe, mu mpano zawe, mu gukorera Imana, biva mu marangamutima yawe ufite hehe ku Mana, n'uko uyizi n'icyo uyishakaho. Imana tugirire neza. Yesu ashimwe. Ni ukuvuga ngo amakuru araza, niba ari amaso aguhaye amakuru, niba ari amatwi, niba ari amazuru, niba ari icyo ukozeho, niba ari aho ukandagiye, niba ari ukundi kuntu wumvise, ariko byose iby'umubiri utanze, information umubiri utanze ijya ku bwonko. Ubwonko bukajya hehe? Mu marangamutima. Amarangamutima akagaruka akabwira ubwonko ngo dukore gutya. Niyo mpamvu ugomba kurinda amarangamutima yawe. Nugira amarangamutima apfuye, n'imbuto zawe zo mu mwuka zizapfa, ibikorwa byawe bizagaragara bizapfa, bizaba bipfuye. Ariko nugira amarangamutima meza, warinze umutima wawe, n'ibikorwa byawe na reaction zawe, uko uzagenda kose uzagenda ugororokeye Imana kandi wemerwa nayo. Imana dufashe cyane. Amen. Noneho ijambo ryavuze ngo rinda umutima wawe. Abarinzi b'isi barindisha byinshi, bafite imbunda, bafite abasekirite, bakagira polisi, bakagira military, bakagira ingufuri ku bipangu, bakagira amaramume ku buryo n'amakamera ku buryo gato gusa baba babibonye. Amarangamutima uzayarinda ute? Kandi ari ikintu kidafatika. Aho niho ikibazo kirimo kirakubaza. Uzarinda amarangamutima ute kandi ari ikintu kidafatika? Uzashyiraho umusekirite avuga ngo muri we habitsemo umujinya, se azawubona? Ntazawupima ngo awubone. Uzashyiraho kamera se? Icyo ni ikibazo ukwiye kwibaza, nanjye nkakibaza. Ariko ijambo ry'Imana ryakubwiye ngo rinda umutima wawe kuruta ibindi byose. Nturinde amafaranga, uyarinde. Urinde umubiri wawe, urinde abana bawe, urinde urugo rwawe, urinde umugabo wawe, urinde umugore wawe. Ariko kuruta byose 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 byuzi birindwa, urinde umutima wawe. Turumvikana kuri iryo jambo? Ibyuzi byose ukozaho umutima. Urazi ko dukunda amafaranga,
agakadi kaba karaha ukareba niba batakozeho kuri banki, niba se kampani yaguhembye amafaranga yagezeho, haba habuzeho n'urusense ukajya kubaza banyibye amasaha byagenze uko, urumva uba uri maso. Ariko ijambo riravuze ngo rinda umutima wawe gusumba uko urinda amafaranga. Kandi ababyeyi dukunda abana, agahinja buri kanya ubugira gutya ngo urebe ukagihumeka. Rinda umutima wawe gusumba uko urinda aka gahinja. Yesu ashimwe. Ibindi byose ufite, ibindi byose urebesha amaso, uravuze ngo ntibikubujije kubirinda, ariko gusumba byose urinde umutima wawe, kuko ariho iby'ubugingo bidudubiriza, kuko ariho iby'ubugingo bikomoka. Imana dufashe cyane. Noneho warinda umutima wawe gute? Wakora ute kugira ngo uwurinde? Uzajya kuriha igitongore cya sekirite kiguha abasekirite bo kurinda umutima? Byakunda? Uzatumizaho polisi ikurindira umutima? Ni wowe ubwawe n'ingamba zawe ugomba gufata. Yesu ashimwe cyane. Amen. Noneho tugiye kureba, ubundi hari amarembo 5. Yesu ashimwe. Amarembo 5 buri wese arayafite. Ayo marembo niyo ahereza umutima wawe, ariko bica mu nzira nka zingahe? Irembo rya mbere ni amaso, irindi ni amatwi, irindi ni amazuru. Ushobora kunyura ahantu ukavuga uti ariko aha hantu haranuka, sibyo? Niba hanuka humvise hari impumuro itari nziza, ugahita ufata amazuru yajyanye information ku bwonko, amarangamutima yumva ko adashaka kugomeza yinjiza uwo munuko, ahita ategeka ubwonko butegeka amaboko n'intoki guhita gufata gutya, cyangwa kuzamura umwenda ukagira ngo sibyo. Yemwe ni ukuvuga ngo ayo marembo uko ari 5: amaso, amatwi, amazuru, ururimi. Simvuga ururimi kuvuga, ndavuga test, kugira ngo wumve uburyohe nangwa kubiha no gukorakora. Yesu ashimwe. Hari igihe ukorakora ibyo ukozeho bikakwanduriza ubwonko. Halo, abo twari kumwe ejo murabyibuka, hari ibyo wakorakora bikakwanduriza ubwonko. Imana dufashe cyane. Yesu ashimwe. Noneho ijambo ryavuze ngo rinda umutima wawe, ariko nta kundi kurinda. Uzarinda muri ayo marembo angahe? 5. Uzayarinda ute? Muri iyi minsi ibyanduza abagenzi ni byinshi kandi biraca mu nzira zose. Ayo marembo urayafite kugira ngo agufashe gukorera Imana, ariko nutayarinda azakorera umubi. Yesu ashimwe. Ndavuga cyane cyane ku marembo 2, ndavuga ku maso n'amatwi, kuko nibyo bifunguye cyane gusumba uko akanwa gafunguye kugira ngo gatestinge. Nibyo bifunguye cyane gusumba gukorakora. Byose birakora, ariko cyane cyane ki? Amaso n'amatwi. Imana dufashe cyane. Yesu ashimwe. Muri iyi minsi ndagira ngo mbabwire ngo ibirangaza ni byinshi. Ubu ngubu hari amateleviziyo, hari amafone, niyo mbanza kuvugaho cyane. Fone ufite twese turazifite, kandi tuzifite kugira ngo zigire akamaro keza, ntabwo twazihere kugira ngo zigire akamaro kabi. Ariko umubi nawe ntiyicaye. Uzafungura fone ugiye gushyiramo igisirimba. N'urugero mbahaye, sinjyamona kuri TikTok hari igihe kwa Yesayuni biriho, urabuze utereka njye kureba kwa Yesayuni. Nufungura hazabanza hazamo andi mashusho utapanze kandi utateguye, uzabuza amaso kuyareba. Kandi ijambo rirakubwira ngo rinda umutima wawe, sibyo? Yemwe uzaca mu muhanda ntuzabura kumva abandi bantu kuko twe turi mu isi y'ibyaha, isi y'ingorane, irimo abizera Imana, irimo abizera ibigirwamana, kandi twese turi mu rugendo, ariko kandi tugomba gutumbera inzira tutagize ikitwanduza. Gute rero? Imana dufashe cyane. Amen. Uzumva bavuga, uzarebesha amatwi, uzarebesha amaso,
urebe abambaye uko bishakiye, ntibahari bambaye uko bishakiye. Imana ishimwe ko mu rusengero iwacu batazamo. Umukozi w'Imana wigishije ubushize yaravuze ngo mwa badamu mwe, mwa bakobwa mwe, ingingo zanyu zigusha abagabo. Siko kimeze? Ariko kwirinda kwawe, nurinda umutima wawe, uzarinda n'uwa mugenzi wawe, kuko uzaba wirinze ukamenya ngo sindi w'ikigusha, sindi w'igitsitaza mu myambarire nambaye, mu migendere ngenda, mu ndorondora, ntabwo ndi bugiye gute, sindi w'igitsitaza kuri mugenzi wanjye, kuko narinze umutima wanjye, nkirinda kuzana igitsitaza. Ijambo ry'Imana riravuga ngo ibitsitaza ntibizabura kuza, singire uwo nkomeretse, ariko ntabwo ubizana azabona ishyano, ngo byatwa nuko bamuhambira urusyo ku ijosi bakamunaga imuhengeri mu nyanja. Imana dufashe cyane. Wirinde kuba igitsitaza mu myambarire yawe, wirinde kuba igitsitaza mu ndoro urora, mu ngendo ugenda, mu gukora kose wirinde kuba igitsitaza. Ujye ureba uti ko ngiye kuva mu nzu, uko wireba ukabona ko usa neza ku maso, ari nako wireba uvuga uti ntawe ndi butsitaze, ntawe ndi bugushe, kuko hari abantu mumbabarire kubivuga bazabarwaho ko basambaye nta n'uwo baryamanye kubera ukuntu wagiye witwara. Imana dufashe cyane. Rinda umutima wawe, rinda umutima wawe gusumba ibirindwa byose. N'abapapa nuko, n'abasore nuko. Impamvu ndi kuvuga ngo amarangamutima niyo ayoboye iby'ubugingo, kandi ko ijambo ryavuze muzaca ku muntu muri babiri. Abagabo babiri baciye ku mukobwa, yiyambariye kwa kundi gushobora kurangaza nangwa se gushobora kubagusha. Umwe bose abaciyeho gutya bahuye nawe, umwe arakomeje aragiye, undi kugenda biranze ni gutya, ashobora no kugwa hasi. Abo bantu babiri amarangamutima yabo arahuye. Irinde rinda amarangamutima yawe. Yesu ashimwe. Kuko nubireba ntuzabura kubireba uri mu isi. Amaso ntagira ipaziya, ariko wibyegereza umutima. Yesu ashimwe. Wibyegereza umutima. Aya mafone ndi kuvuga, abiherera bakarara bareba biteye isoni ni benshi, kandi uko ubireba niko ukongeza umutima wawe, hanyuma umutima ugategeka umubiri wamara guhinduka ukaba wakujyana mu bidashimisha Imana. Yesu ashimwe. Amen. Ndacyari mu kumva. Nanone kumva ni byinshi ushobora kumva. Umunyu wo mu matwi, umuntu akakubeshya ndagukunda ngize gute, bigende gutya, ugashiguka waguye mu cyo utateganyije. Rubyiruko, hari uwari uri ahangaha ni Dani, yigeze kuvuga ngo Mana ubohora urubyiruko. Ariko si urubyiruko rwonyine, twese turasabwa kwirinda. Rinda uko wumva, rinda uko ureba, Imana izabigufashamo. Yesu ashimwe. Umusomyi wihuta dusomere Matayo 6:22-23. Matayo 6:22-23. Itabaza ry'umubiri ni ijisho. Itabaza ry'umubiri ni iki? Ni ijisho. Ijisho ryawe nirireba neza, ijisho ryawe nirireba neza, umubiri wawe wose uba ufite umucyo. Umubiri wawe wose uba ufite iki? Umucyo. Ariko niriba ribi, umubiri wawe wose uba ufite umwijima. Umubiri wawe wose uba ufite umwijima. Yesu ashimwe. Itabaza ry'umubiri, uraza gukomeza. Itabaza ry'umubiri, itara rikumurikira, rikwereka iyo uca, rikwereka ibyo ukora, ni ijisho ryawe. Nirireba neza, umubiri wawe uzagira umucyo. Ariko nirireba ibitari ngombwa, umubiri wawe uzacura umwijima. Mana dufashe cyane. Komeza. Nuko umucyo ukurimo nuba umwijima, mbega uwo mwijima uko uba ari mwinshi, yaguma kuri umwe agasuzugura undi, ntimubasha gukorera Imana. Rekeraho ni 22-23. Ni ukuvuga ngo umucyo uri kurimo, ni ukuvuga itabaza ryawe n'ijisho.
ijisho ryawe rirebye neza umubiri wawe wose wuzura umucyo, ariko nirireba nabi wa mucyo uzahinduka umwijima. Ijambo riragarutse riravuga ngo mbega umwijima ukuntu uzaba ari mwinshi, ubitewe n'iki? N'ijisho. 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 Rinda amaso yawe. Muri korona bambaraga ubupfukamunwa kwirinda kugira ngo umwe adahumeka umwuka nanjye nkawuhumeka n'undi akawuhumeka n'undi akawuhumeka tukanduzanya. Amaso rero ntagira ntuze irido, ariko itabaza ryawe niryake, niryake. Itabaza ry'umubiri ni ijisho. Nurirebesha ibibi rizinjiza umwijima muri wowe, nurirebesha ibyiza rizinjiza umucyo, maze ukomeze kugendera mu mucyo w'Imana. Imana idufashe cyane. Haleluya. Bityo wirinde uko ureba mu mafone, mu mateleviziyo, aho ugenda, mu byucamo, waba uri muri kampani, aho uri hose ugire kwirinda. Yesu ashimwe. Kuko ijambo ryavuze ngo rinda umutima wawe. Ntabwo ari ukurinda uri mu rusengero gusa, ngo wirinde uri imbere ya papa nangwa uri imbere ya pasitori, ahubwo wirinde uri no mu cyumba aho batakubona. Yesu ashimwe. Yewe no muri bedroom wirinde. Si umuntu yiherera kubwe, ariko wirinde. Wirinde uri mu isoko, wirinde uri muri kampani, wirinde impande zose, kuko abajura bari hose kandi bashaka kukwiba iby'ubugingo. Imana idufashe cyane. Amen. Imana itugirire neza. Turagiye rero kuri Luka 8:18 ayonyine, agace ka mbere konyine. nuko mwirinde uko mwumva. Ndekera aho ngaho, urakoze. Nuko mwirinde uko mwumva. Yesu ashimwe. Amen. Haleluya. Ijambo riravuze ngo mwirinde uko mwumva. Nusanga nditangaho urugero kugira ngo ntagire uwo nsitaza, ndi mu biganiro by'amazimwe, n'umwe umwana, ibyo uzumva uzavaho aho ngaho nguhumanyirije umutima, nijeje umwijima muri wowe. Nujya mu biganiro by'abasambanyi, uzava aho ngaho umutima wawe uhindutse, ndetse nuhava umubiri uhindutse, bikwinjize mu bindi bikorwa bibi. Irinde uko wumva. Sibyo yemwe? Ese wicarana n'abandi? Ese ibiganiro wumva ni ibihe? Ni ibikungura ubwenge nangwa ni ibikuyobya? Nusanga ari ibikuyobya, tera intambwe uvuga utaha mvuyeyo ngiye ahandi. Yesu ashimwe. Amen. Inshuti mugendana muhuzwa n'iki? Ugasanga muhuzwa n'amazimwe, ngo kwa kana kabarwanye, hariya batonganye, ukajya kubwira umugore w'abandi ngo nabonye umugabo wawe n'abandi bagore utanamubonye. Ese wamubonaho? Ubwo iyo ukankitse kumubwira, uwo murindiye umutima. Tugira ubwenge mu byo tuvuga no mu byo twumva, kandi twirinde ibiduhumanya. Hunga udapfa. Yesu ashimwe. Amen. Hunga udapfa. Imana tugirire neza. Iri jambo ryaje ari rimwe, rinda umutima wawe, ariko ririmo ibintu byinshi. Imana tugirire neza. Nta nubwo narivuga ngo ndirangize. Rero ubwo reka nkomeze njye no ku kindi, gukorakora. Ahangaha ndavugaho gakeya kuko mvuze navuga byinshi, ariko intoki zawe uzirinde aho zikora n'ibyo zikoraho. Nawe wirinde abagukoraho. Ntuhereze umubiri wawe abagukorakora. Sibyo? Aho ndi kuvuga cyane n'urubyiruko. Urubyiruko rwacu, bakobwa, ibyo bice by'ingingo zawe uhereza umusore agakorakoraho, biracura iki mu mwanya? Birazana iki? Amaboko yawe. Imana itwereze ibiganza. Imana itwereze ibiganza. Imana itwereze ibiganza.
kandi n'ingingo z'imibiri yacu zezwe zibishoboka ko twatanze zigakorakorwa mu gihe kitari cyo. Imana dufashe cyane. Wa musore we urajyana ikiganza hariya gukorakora, Bibiliya iravuga ngo iyo ucokoje amaso ukayavungavungazamo amarira, wacokoje izuru rikazana amaraso, haraza kuza icyo aho ngaho? Isi biza kuza murabyirengera. Rinda, irinde. Biragufasha kurinda umutima wawe. Imana itugirire neza. Amen. Hanyuma tugiye no ku rurimi, ni wirinde. Sivuze ururimi kuvuga, navuze ururimi mu buryo bw'irembo ryinjiza information mu marangamutima. Ushobora kuvuga ngo reka nkweho numve, urangwa ku gaki, kuzi ko mugenzi wawe ibyangwa utabinywa urajya kumva iki? Alo, ibyangwa ntubinywa kandi usanzwe unabizi, ngo ariko reka nkweho numve. Urumva iki? Urajya kumva wumvise. Numara ugire gutya uzengerere, ukora ibidakorwa, ukorwe n'isoni. Imana dufashe cyane. Yesu ashimwe. Amen. Mwarakaye. Imana idufashe, mumbabarire ningira nkomeretsa kandi nawe yihangane. Hanyuma dukomeze tugende ku kintu cyitwa guhumurirwa ko amazuru nayo ni irindi rembo ryinjiza information mu bwonko, ubwonko bugategeka amarangamutima, akaba yagira ikindi kintu, ariko naryo turirinde nk'uko turinda ibindi byose, kuko bizadufasha kubasha kwirinda. Yesu ashimwe. Amen. Ariko izo nzugi uzazikinga ute? Hari amaso. Uri mu isi yanduye, irimo abapagani, irimo abasinzi, irimo abanywarumogi, irimo abandi biyambika ubusa, irimo n'ababikora babigambiriye ngo bagire abo bagusha, irimo n'abandi bacuruza kugira ngo noneho nubona unaniwe umubwire uti, akubwira ati ndahari. Alo. Ariko ijambo riravuze ngo rinda umutima wawe. Abapapa murinde imitima, abamama murinde imitima, abasore murinde imitima, abakobwa murinde imitima. Buri mukristo rinda umutima wawe gusumba ibindi byose birindwa, kuko Imana izakubaza uko wirinze, izakubaza uko wahagaze, izakubaza uko byagenze. None se mbabaza ikibazo kimwe, ko twese tunyura hamwe, tunyura mu isi imwe, ariko twitwara kimwe? Kuko dutandukanyije kwirinda ntitwitwara kimwe. Siko kimeze? Dushobora kunyura mu nzira imwe turi babiri, umwe ni umunyamwanda, undi ni umunyesuku. Siko kiri? Turagiye tunyuze mu nzira irimo ibyondo, inkweto zigiyeho ibyondo, turakomeje tugeze imbere n'ivumbi rigiyeho. Wa munyesuku yitwaje agatambaro ko kuza guhungura, ku buryo nakomeza nturi bumenye ko yaciye hahandi. Wa munyamwanda arakomeza na bya byondo bye. Ntibazi ko imvura yaguye se? Ntibazi ko inzira naciyemo ari uko? Abo bantu babiri ntibatandukanye? Baratandukanye. Uko batandukanye mu bigaragara by'umubiri, ni nako dutandukanye mu mwuka. Ariko ntidukwiye no gutandukana, kuko umucunguzi wacu ni umwe. Haleluya. Kandi yaduhaye ijambo rimwe rituyobora. Amina. Ba maso kandi ugire kwirinda. Torero, tugeze mu bihe bikomeye, muzumva byinshi, muzareba byinshi, n'ibitaraza muzabibona. Yewe na bya bibango bamanika ku muhanda, bya pankarte bamanika ku muhanda, nabyo hari igihe biba byanditse biteye ubwoba, nangwa se biri amashusho ateye ubwoba, kandi ntawe uzabihungira, uzabana nabyo. Ariko ijambo rirakubwiye ngo niwirinde. Yesu ashimwe. Amen. Rinda umutima wawe kuruta ibindi byose birindwa, kuko niho iby'ubugingo byose bidudubiriza. Yesu ashimwe cyane. Amen. Noneho tugiye kureba ese wabigenza ute.
agafukamunwa wahari wagashyira ku ntuzi, ku mazuru no ku munwa, ariko ntuzahora ukambaye. Siko kimeze? Ariko se ku matwi uzashyiraho iki? Ku maso uzashyiraho iki? Nushyiraho n'amadarubindi gutya, nayo kugira ngo urusheho kureba neza, si ayo gufunga kugira ngo utagira ibyo ubona. Ahubwo ni gute uzabibona kandi ntibikwinjire ngo biguhindure? Ni gute uzabyumva kandi ntibikwinjire ngo biguhindure? Ese iyo mubona abapasitori bari mu isi nk'iyo muri gucamo, ariko ntawe uri kugwa, kubera iki? Iyo mubona abakristo bahagazemo neza, bacaho duca, ariko ntibari kugwa, kubera iki? Impamvu ni imwe. Yesu ashimwe. Amen. Dusome, umusomyi wihuta asome Zaburi 119 umurongo wa 11. 119 umurongo wa 11. Zaburi 119 umurongo wa 11 wonyine. Nabiki ijambo ryawe mu mutima wanjye kugira ngo ntagucumuraho. Amen. Imana iguhe umugisha. Nabikiye ijambo ryawe mu mutima wanjye kugira ngo ntagucumuraho. Ujyane icyo. Yesu ashimwe. Amen. Bika ijambo ry'Imana mu mutima wawe. Nujya kugira ngo ugiye kugira gutya, rizakubwira ngo ariko mwana w'Imana, mwana wanjye, ijambo rirakubwira ngo inzira si iyi, ahubwo komeza urugendo genda gutya. Imana itugirire neza. Amen. Ariko ijambo tubwirwa kubika mu mutima ntabwo ari ukuribika nk'ikinyamateka ngo kuvuga kwa Yesu, ngo amasekuruza ya Yesu, si ibyo. Yesu ashimwe. Hari inyuguti dusoma, ariko dukwiye kubika rya jambo rikubwiriza icyo Yesu yakoze, kikwereka icyo ugomba nawe gukora. Haleluya, haleluya. Rya jambo rikubwiriza icyo Yesu yakoze, rikwereka nawe icyo ugomba gukora. Turi kumwe yemwe? Kuba urifite uriririmba ariko utarigenderaho, ritakuyobora, ryaba ari inyuguti. Imana dufashe cyane. Rya rindi wumvise uyu munsi, niryo wumvise ku cyumweru, n'irya mbere yaho, n'irindi uzumva, jya ukuramo ijambo, jya ukuramo ikigufasha muri uru rugendo, kuko dufite byinshi duhura nabyo kandi bigambiriye kutunyaga. Yesu ashimwe. Amen. Dufite byinshi bigambiriye kutunyaga. Yewe Satani yamanuwe mu ijuru, yego arakororwa avayo, akubitwa mu isi. Imana iravuga ngo wasi ubonye ishyano. Kandi twebwe turi mu isi, Satani aramanuka, twe turimo turazamuka. Umva iyo ntambara. Yesu ashimwe cyane. Iyo ntambara urayiyumvisha? Yarakorowe, ntazasubirayo, azi ubwiza bwaho. Wowe urimo uzamuka, arashaka kugira ngo akuzibire utazatera intambwe ngo ugereyo, ngo ubone bwa bwiza. Niyo mpamvu ashyira imitego hano na hariya na hariya, ndetse n'ibitaraza mugiye kubibona. Ariko mugenzi, rinda umutima wawe gusumba ibindi byose birindwa, niho uzanesha. Imana idufashe cyane. Amen. Ariko hari ikindi kibazo. Kera higeze gutera abajura mu bihugu by'iwacu. Hari ukuntu bamenaga inzugi. Ibyo biza kuvaho, biga ubundi bwenge. Umujura akaza akinjira mu nzu, ukajya gukinga rimwe. Murumva yemwe? Akareba uko wakinze, niba ari agakare karimo, yakabonye aho kari, azi uko ari bukingure. Niba ari urufunguzo ari seri rukingisha, wafunze, azi aho warurambitse, akaza gufungura, akinjiza abo basezeranye. Bakakwiba, bakakwiba, kandi ntibagire n'icyo bagusigira, nta n'icyakomye, ukaba utandataka kubera yuko bafungwe. Ntibavuga ngo banyibye bamennye inzu. Turumvikana? Ibyo story nyizanye kubera iki? Hari igihe dutekereza kurinda, ugatekereza kurinda umutima, ariko utarasohoye abajura. Imana dufashe cyane. Abajura muraza bari bo bagomba kuba barasohotse mu mutima wawe n'uwanjye.
ni ryarari. Narakijijwe nakira Kristo, ariko hasigara urugendo rwo kwezwa kugira ngo ngende nkokorwaho bya bindi byose bimeze nk'ibitoborwa bidafite umumaro byanteranya n'Imana. Sibyo yemwe? Noneho niba warafunze ukaba uri mukinga ariko ukingiranya abajura, ndakubwiye ngo nta kirimo ukora, urakora akazi k'ubusa. Imana dufashe cyane. Sohora abajura, sohora umujinya, sohora urwango, sohora amahane, sohora intonganya, sohora ishyari, sohora ibyo byose, maze ukinge. Imana izabana nawe. Yesu ashimwe. Amen. Niho uzabasha kurinda umutima wawe, kandi Imana ikabana nawe, ukazanishura urugamba. Imana itugirire neza. Amen. Hanyuma hejuru yo kubika ijambo hariho gusenga. Tubonye yuko mu kubasha kwirinda ni ukubika ijambo mu mutima kugira ngo utabasha gucumura. Nujya kugira ngo uhuye n'iki ngiki ubone igisubizo mu ijambo kikubwira inzira ucamo. Ijambo ravuga ngo nzakuyobora. Nujya kujya iburyo nangwa ibumoso uvujwe ijwi rikubwira ngo komeza urugendo, inzira niyi. Yesu ashimwe. Hanyuma ikindi ni ugusohora abajura, ugakinga abajura baramaze gusohoka. Niba ukibafite aka kanya, uyu munsi, iyi saha niyo yawe kugira ngo bakubite hanze, hanyuma ukinge inzugi z'imiryango y'umutima wawe, ubashe kunesha. Ikindi gikurikiyeho cya gatatu ni mu gusenga. Yesu ashimwe. Gusenga kwawe ntitugasenga tubwira Imana, Mana turashaka imodoka, Mana ndashaka amafaranga menshi, Mana wampa n'iriya myenda, erega Mana wampa n'abana. Nibyo byose turabikeneye. Umuririmbyi yaravuze ngo kugira ifeza n'izahabu ni byiza kuri twe, ngo ariko hari icyo ngusaba, uzandindira ubugingo, uzandindira ubugingo. Yesu ashimwe. Amen. Nusenga usenge kugira ngo izi dimension zose twavuze, umubiri, ubwenge bwawe, amarangamutima yawe bitegekwe n'Uwiteka, ubimwegurira. Yesu ashimwe. Amen. Uri umusore mwiza, mwegurira ubusore bwawe, abutegeke bumuhesha icyubahiro. Uri inkumi nziza, mwegurira ubwo bukumi bwawe, abutegeke bumuhesha icyubahiro. Wagize umugisha wo kwiga, uri umunyamashuri, ubwo bwenge bwawe nabuyobore bumuhesha icyubahiro. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Amen. Senga uzamura amarangamutima yawe, umubiri wawe, ubwenge bwawe, ubihereza Uwiteka kugira ngo abitegeke. Yesu ashimwe. Amen. Ikindi nsorezaho ni ukugira umutima wagutse. Yesu ashimwe cyane. Umutima wagutse nk'uwa Yabesi. Ntabwo masomo kubera umwanya, ni mu ngoma ya mbere, abari kwandika muhandike ingoma ya mbere ibice 4 umurongo wa 9 n'uwa 10. Ukamenya ngo uko wavutse ntabwo ari kuzapfa. Yabesi ngo nyine yamwise Yabesi kuko yamubyariye mu mubabaro, ariko agira ubwenge arasenga. Yesu ashimwe. Asengana umutima wagutse, aravuga ngo Mana umpa umugisha, undinde ibyago, unyagurire imbago. Navukiye mu mubabaro ariko mfite Imana, ntabwo ariho nzagwa. Yesu ashimwe. Haleluya. Gira umutima wagutse, umenye ngo nubwo wavutse mu muryango w'abasinzi, ariko byashoboka ko utakomeza kuba umusinzi. Amen. Tera intambwe uvuga uti rero nubwo navutse aha, ariko ndi umugenzi ujya mu ijuru. Abasinzi sindimo nubwo badatari abasinzi. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Icyampa mugasobanukirwa, tugasobanukirwa twese kugira ngo dutere intambwe, dufate umugambi uyu munsi, ibyakuneshaga ubineshe, usohora abajura, ukinga inzugi. Ijambo ry'Imana rigufashe, ijambo ry'Imana rikuyobore, bityo ijisho ryawe rikubera itara. Uririnde uko wumva, wirinde muri buri kimwe cyose, maze uzaneshe. Kuko ibi byose turakirana tujya mu ijuru, dufata icyo Yesu yadufatiye kugira ngo tuzaraga ubugingo buhoraho. Yesu ashimwe. Ndashoje. Uwirinda yirinda igihe cyose. Ntabwo uzirinda uruhande rumwe ngo urundi rureke. Urinda igihe cyose kandi na hose. Kandi nirinda
nawe burya nzaba nkurinze. Yesu ashimwe. Mupapa niwirinda uzaba urinze n'umugore wawe. Uzarinda umutima we ntazagira umutima uhagaze, ntazagira urwikekwe. Mumama niwirinda ukirinda umujinya, umugabo wawe azatuza. Mukobwa niwirinda, musore niwirinda, mu rugo hazaba amahoro. Yewe mukorari niwirinda, itorero rizagenda neza. Mukristo niwirinda, ntabwo uzaba wa wundi wafungiye abandi hanze ukababuza kwinjira. Imana dufashe cyane. Ijambo ryavuze ngo rinda umutima wawe gusumba ibirindwa byose, kuko ari iby'ubugingo bidudubiriza, ko ari iby'ubugingo byose bikomoka nuko tugire wa mutima wa muri Yesu. Imana dufashe cyane. Reka dusenge Imana. Tugiye gusenga, ariko uyu ni umwanya mwiza wo kugira ngo ubwire Imana ngo mwami wanjye, ibiri mu mutima wanjye bidatunganye bikurwemo, hanyuma uganze utegeke kandi umpe imbaraga zo kurinda umutima kugeza nesheje urugamba. Umurika hatabona aho umwijima uba, uzinuka icyaha, umutima ukangutse uzinuka icyaha. Duce bugufi dusenge. Mwami wanjye, Mana yanjye, Data wa twese mwiza, urera uragororotse, urahambaye, ntawe usa nawe, ntawe uhwanye nawe. Ijambo ryawe riratubwiye ngo turinde imitima yacu gusumba ibindi byose birindwa. Reka ijambo ryawe riri mu mitima yacu, nuko Mwami wanjye umurika hatabona kuri buri wese uciye bugufi imbere yawe. Aho handi hari umwijima, imbaraga zisumba byose ziwusohore, imbaraga zisumba byose zikubita abajura zibakubite hanze, kandi Uwiteka uduheshe kubika ijambo ryawe mu mutima kugira ngo tutagucumuraho. Uwiteka uduheshe kwirinda, kuko ibihe bikomeye bije kandi tubirimo, kandi ntibizashiraho, ahubwo uko birushaho gukomera turushaho kukwegera. Ngaho barane umutima wa buri wese, ugire neza itorero ryawe, ugire neza bumvise iri jambo, kandi ukomeze kuryagura. Duheshe kwirinda rwose, duhe kunesha ibyatuneshaga. Mwami wanjye, muri uru rugamba rukomeye ni wowe nsinzi yacu, tube hafi kandi utuneshereze. Ijambo ryawe rigwire kandi riganze muri twe, mu izina rya Yesu Kristo ndasenze, amen. Amen.